turi burebe ukuntu urugero rw'umuvandimwe w'indahemuka wo mu Rwanda rushobora gutuma tugira ishyaka mu gutangaza ubutumwa bwiza nubwo twaba duhanganye n'ibitotezo cyangwa gufungwa. kuwa gatandatu tarikiya cumi na gatanu Gashyantare buri wese muri twazamurikira Imana ibyo yakoze. Abaroma igice cya 14 umurongo wa 12. ujye wicisha bugufi wemere ko imyaka ugezemo uruwaye n'imimerere rurimo bishobora gutuma ubu udakora ibyo wifuzaga gukora byose. jya wigana amashariki maze ntiwemere inshingano zimwe na zimwe. niba uburwayi n'izabukuru bishobora gutuma utazisohoza neza. dore ubu mfite imyaka 80, ese ndacyamenya gutandukanya icyiza n'ikibi? ese ugira ngo njye umugaragu wawe ndacyaryoherwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, cyangwa ngo numve indirimbo y'abahungu n'abakobwa? none ndatabuja kuki njye umugaragu wawe nakomeza kukurusha? mami, kuba njye umugaragu wawe nashoboye kuguherekeza nakugeza kuri Nyabarongo biramahagije. si ngombwa kugira ikinduma. Samweli wa kabiri igice cya 19 umurongo wa 35 n'uwa 36. nanone jya wigana rw'akabo maze wemere ko abandi bagufasha, kandi nibibanga ndabimenya mu byo wakora ubibahe bari kure, ariko utoranye mu bantu bose. abagabo bashoboye batinya Imana, abagabo biringirwa batemera guhemuka kugira ngo babone inyungu. ubagira abayobozi b'abaturage, bamwe bayobora abandi 1000, abandi bayobora abandi 10. bajye bakira abantu. imanza igihe cyose bibaye ngombwa bajye bakuzanira imanza zikomeye, ariko imanza zoroheje bo ubwabo bajye baziki yiyorohereza imirimo, maze nabo bajye bagufasha kwikorera uwo mutwaro. kuva igice cya 18 umurongo wa 21 na 22. ibyo bizatuma birinda kwitega ibintu bidashyize mu gaciro, byatuma ucika intege mukomeze isiganwa. ntidukwiriye kumva ko ari twe twatumye abandi bafata imyanzuro mibi nako imyanzuro myiza. ntidushobora dufatira abandi imyanzuro myiza, kandi nta nubwo twababuza kugerwaho n'amahirwe bakesha imyanzuro myiza bafashe bareka dukorera Satani na Yahuwa. urugero, umwana ashobora guhitamo kureka gukorera Satani na Yahuwa bagakorera igihugu. birumvikana ko byababaza cyane ababyeyi babagizwe umutego ngo bakora ibyo Satani na Yahuwa bashaka. icyakora ababyeyi baramutse bicirira urubanza bakumva ko ari bo batumye umwana w'abafata uwo mwanzuro mwiza wo kureka gukorera Satani na Yahuwa, byabagora cyane bikababera umutwaro uremereye. cyangwa nifuza ko bikorera uwo mutwaro gusa. nubwo twaba duhanganye n'ibitotezo cyangwa gufungwa. 2023 urupapuro rwa 29 paragarafu ya 11 n'iya 12. dusuzuma ibyanditswe buri munsi